commercial officers will put on their apparatus. Guard! Carry on! Abo mureba ni abanyeshuri 24 basoje amasomo nk'aya ya gisirikare hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bagiye kwinjira akarasisi kugira ngo nabo barahire. Turn! Officers, fall in! Officers! Ndahiro! Njyewe ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nazakoresha ububasha mpaye mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwa n'amategeko. Imana ibifashemo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tugeze mu mwanya wo gukurikira
ijambo rya nyakubahwa perezida wa repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Your Excellency, umwanya n'uwanyu. Stand at ease. Stand. Is up. Wicaye. Banyacyubahiro mwese muri hano, mu nzego za leta n'iz'abikorera, abakuru b'ingabo n'izindi nzego z'umutekano, abahagarariye ibihugu byabo hano mu Rwanda, ba ofisiye mushoje amahugurwa, ababyeyi n'inshuti zanyu, abanyacyubahiro mwese muteraniye aha, ndishimye kuba ndi hano namwe mu muhango wo kwinjiza mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rwa ofisiye, ba ofisiye kadete bari hano imbere yanyu. Ndashimira kandi babigishije n'ababahaye ari inyigisho, ari n'amahugurwa bitandukanye. Ngira ngo nshimire n'ibihugu by'inshuti byafashije no kwigisha abandi ba ofisiye nabo batubwiye umwanya washize mu bihugu bitandukanye. Turabashimira ko bahaye aba ofisiye, abana bacu, ayo mahugurwa. Ababyeyi ndabashimira cyane kuba mwaremeye ko abana banyu bashobora kujya muri uyu mwuga, ndetse mukabibashishikariza. Nabo bwabo mbashimira kubera ko cyane cyane byahereye ku bushake bwabo kurusha ko babishyizwemo n'abandi. Abo ofisiye barangije amezi 12 y'amasomo n'imyitozo bikomeye, kandi kuba muri hano nuko mwabyifashemo neza, mukarangiza ayo masomo neza, mwavanyemo ubumenyi, mwavanyemo ubushobozi butandukanye bijyanye
n'imbaraga n'imyifatire byiza, hanyuma icyo mwashakaga mukaba mukigezeho, turabibashimira cyane. Sinshidikanya ko ubu mwiteguye bihagije kandi mufite ibisabwa byose kugira ngo muzuze inshingano zanyu zo kurinda umutekano w'igihugu n'amajyambere y'abagituye. Ngira ngo ngire icyo mvuga hano. Ingabo z'u Rwanda n'abandi bose bashinzwe umutekano w'igihugu cyacu icyo bivuze kujya muri uyu mwuga ni ukurinda abanyarwanda, igihugu n'abagituye bose, ndetse n'amajyambere tuganamo twubaka. Nicyo bivuze, niho duhera. Ntabwo dutangirira kumva ko ingabo z'igihugu muri uyu mwuga ari izo kurwana intambara. Ibyo biza hanyuma. Ubundi icyo zishinzwe ni ukurinda umutekano. Byambere, iyo ibyo bihungabanyijwe n'intambara, ubwo nibwo nyine ibyo bindi biza. Nicyo navuze ko biza hanyuma. Twe rero mu myumvire yacu, mu myumvire y'igihugu, myumvire y'abari muri uyu mwuga w'ingabo zirinda igihugu, aho niho duhera kubaka, kwiyubaka, kurinda ibyo byose igihugu kigeraho. Bitandukanye no kubaka ingabo mu buryo zishoza intambara. Ntabwo ari byo. Ni nayo mpamvu rero mu ngabo zacu mwumvise amasomo bamwe bakoze banyuzemo y'ubumenyi. Ibyo kamandanti w'ishuri yabitubwiye, ibijyanye n'ikoranabuhanga, ibijyanye n'ubundi bumenyi bufasha mu kubaka igihugu uko navugaga. Abaza mu ngabo z'u Rwanda, abifuza kujyamo cyangwa abo dushishikariza kuza mu ngabo z'u Rwanda, bakwiye kumva ko baje ahantu hatanga ubumenyi
butandukanye harimo n'ubwo kurinda igihugu mu byo twubaka. Ndetse ubwo bumenyi bukoreshwa aho ariho hose, hakoreshwa mu Rwanda, igihugu cyanyu, cyacu. Ubwo bumenyi bukaba bwanakoreshwa no hanze, dufatanije n'ibihugu by'inshuti cyane cyane, kugira ngo ibyo duharanira kugeraho nabo kandi baba bifuza, niyo byaba bitandukanye ariko ibyo baharanira kugeraho tugafatanya nabo kugira ngo babigereho, nk'uko byagiye bigaragara aho ingabo z'u Rwanda zifatanya n'ibihugu bindi by'inshuti cyane cyane bya Afurika, kugira ngo ibyo bihugu nabyo bishobore kubona umutekano, nabyo bishobore kubakira kuri uwo mutekano kugira ngo bigere ku majyambere abantu bose bifuza. Ndetse bitari n'ibyo, abajya mu mwuga w'igisirikare cy'u Rwanda bashobora kugira n'akamaro no mu bundi buzima busanzwe. Nanone haba mu Rwanda cyangwa se haba no hanze, ubuzima bujyanye, ubuzima bwo hanze bujyanye n'ibyo bize, bijyanye na bwa bumenyi baha ingabo zacu muri aya mashuri barangije. Hanze y'igisirikare cyangwa se hanze y'igihugu, icyo gihe ubwo buzima baba barabonye ibyangombwa byose bibafasha kububamo neza. Ko bakwiriye kumva igisirikare cyacu kiriga, kirahugurwa, kigira ubumenyi ndetse buhanitse, ku buryo niyo byabaye ngombwa bimwe navugaga, ubwo bumenyi bw'ikoranabuhanga cyangwa buhanitse bukoreshwa no mu gihe amahoro atabonetse, tuyaharanira ngo agaruke, ari byo ndetse rimwe na rimwe bivamo noneho no kurwana ya ntambara. Intambara nayo kuyirwana bishaka ubumenyi, ugomba kumenya uhera ku mutima wo gushaka gutsindira ibyawe, kurwanira igihugu cyawe, kurwanira uburenganzira bwawe, hanyuma ibindi bigakurikira. Kugira ngo rero mbasezeranye ko igihugu cyiteguye kubakira ndetse no kugira ngo kivane inyungu muri bwa bumenyi, muri bwa bushobozi mwavanye mu nyigisho no mu mahugurwa. Ndarangiriza kugushimira iri shuri ryacu rigenda ryiyubaka buri gihe, urwego rugezeho, urwego ishuri rigezeho, urwego rwo hejuru, urwego rujyanye n'izindi nzego ku rwego mpuzamahanga. Ariko turacyashaka kugira ngo dukore ibishoboka byose ishuri rikomeze gutera imbere.
rigere ku byo ritarageraho, nk'uko nubwo igihugu cyacu kigenda gitera imbere kuri byinshi, hari ibindi nabyo tutarageraho duharanira, dushaka kugeraho. Dushoboye kubigeraho vuba ku buryo bwihuse, nicyo twifuza, nicyo duharanira. Ndarangiriza kubasaba rero mwebwe ba ofisiye icyo tubifuriza rero kandi tubatezeho amaso nuko ibyo mwize, umurimo mukora, mukorana discipline, hakavamo ibyo twifuza namwe kandi ubundi ari byo mwifuza cyangwa mukwiye kuba mwifuza. Iryo jambo ndangirijeho ndagira ngo murizirikane. Ntabwo yakumvikana ko mwafashe iki gihe cyanyu cyose mukiga, mukanyura mu bikomeye byose, mukaba mugeze kuri uyu munsi mwambaye impeta arizo zisoza urwo rugendo mwari murangije, ngo hanyuma munanirwe na discipline n'imico myiza, imyifatire myiza. Ejo nuramuka utararangiza n'umwaka kubera imico itari myiza, twumve ngo bakwirukanye mu ngabo wagiyemo n'ubundi ushaka, cyangwa se bitari kukwirukana gusa, baguhannye bundi buryo bukomeye kandi washoboraga kubyirinda. Ndangirije kuri iryo jambo rero, mbifuriza mwese ubuzima bwiza, akazi keza n'amahoro y'Imana. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mwakwicara. Tugiye kuririmba indirimbo y'igihugu cyacu, turi buyiririmbe
duhagaze ikurikirwe no gusohora karasisi. Umuhango wa none uri busozwe n'ifoto y'urwibutso ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abofisiye bashya. Ndagira ngo mbasabe duhaguruke twese turirimbe indirimbo y'igihugu. Murakoze. Attention! Flag and press. National salute. Prison. Arms. Your Excellency, this marks the end of parade. May I have a permission to march off officers, Your Excellency? Murakoze, mwakwicara. Salute for the club! Present arms!
Parade adjutant. Take post. Stop! Stop! Permission to march off, Sazi. Stop!
That's right. The Voice is coming to a city near you. From the 21st of October to the 10th of November, you get a chance to showcase your talent. Prepare